Nago bikureba mani mve imbere mani genda gisha wiza n'ubugambo bwinshi hanga mani na buri muntu afite business zimuntu afite ibibazo bye urabaza iki urakoze nago bikureba mani nundi munsi jya umenyera abo mungana nge nta gutunga nakuruta icyakuzanye hano kuri akazi ariko ntukinjire mu buzima bw'abantu uvuga ubusa murebane turebe nta kibazo murebane oya nese kufite induru wavuze ibyo uvuga ntago ari umva uri aho bigeze uri kunkasira mani vuga ibyo tuvuga birangire mu nakago mwanya we nawe ngo wiyemere ngo wishyire umunaka bugoye butamwa ngo ushobora ngenda arimo nagenda urabaza Kigali irimo abana beza nk'aba mureba kuri screen zacu subscribe like share ndetse na comment dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye twaje gusenya zangu tuzanze gusenyuka twaje kwerekana ukuri nkomeje kukwerekana ariko ejo bundi umuntu yaramfashe arandiye ariko nakomeje gukora akazi keza cyane muri aho turahanye ntutureba se waneguriye cameraman zoom ingira mu gatuza umbabarire mu gatuza se gira gutya gatoya jara kare kambabarira gira gutya gatoya kare muraho neza ubwitonda usigaye ufite ni ibisanzwe ariko abantu bose barabizwa n'itonda assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh turabasubije mwese assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bifurije amahoro aturuka ku Uwiteka cyangwa ava ku Uwiteka nitwa Isaka munajye bakwe barakuza ariko ari umuntu ubugiye ubuguze telefone bwa mbere nitwa Vava nitwa Zuzu cyangwa Zurufati ati ni Vava ni Zurufati murabazi cyane hari impamvu mwabonye ibiganiro twagiye dukora ari ikiganiro twakoze turi kumwe na Zurufati ari kumwe na Yakamwana hari n'ikindi twaje gukora turi kumwe na Vava twagana ibyiciro bitandukanye so ibyo tubyihorero no tuvugane ku bindi bya bitumye twicara aha turi kwande uri kubaza ndetse twaje dusanga uri mu rugo okay njyana nahiriwe of course okay buri mu rugo umuhanda wagenze neza wagenze neza wave muri telefoni tukaganira mfite byinshi cyo kukubaza ko wambwiye ufite iminota mike kugira ngo nkubite nihuta ntufunge icyo gipesi ariko kanyifunge kubera wowe ntufunge icyo gipesi kanyifunge kubera ko bivuze ntago nari kugifunga baretse kugifunga cameraman wanjye ariko nagajya gutwa buriya uruzi ariko bitwaye ikisi ndashimye wakirute kuba twamuhamagaye akatwitaba akabaje ko tukajya ikiganiro byakire ni n'inshuti of course ahorana hano ariko kuba twaturimo mu kiganiro tukamuhamagara akaza kugira ngo dukore ikindi kiganiro ni ibisanzwe nta birenze Zuzu uribuka turi kumwe cya gihe nkusanga kuri wa mujama ya ndabyibuka neza oya nta ndimi kubera agusanze sha wansanze kwa Yakaya ya ndumva ariho duherukanira ibyo nshaka kubona ngera kunya nkunda amazimwe kayimvugira nkakubita niruka sinye ndya n'imboga tereka imboga nyine zazo ni zatugowe okay wari ukora iki nari ngiye kureba bahaba nari ngiye kureba of course Yaka ya mu gute kubera icyo ushaka kubimenya nta birenze Yaka ni umushitsi wanjye sometime nisheri wanjye mu bundi buryo cyangwa se so nari nagiye kumureba of course nk'umuntu w'inshuti cyane birenze byiza cyane hari umuntu ushaka kumvuga ngo uriya munyamakuru agira amagambo ngiye mashaka kubereka ko byose ari byo mwasuhuzanyije imbere ya kamera twasuhuzanyije mwajye mu muhanda cheers turi muri covid man turi muri covid bari muri covid sinaseka ndasetse
Ugiye kumucyura oya naby'umutsi w'iryinyo arasetse nyine buriya nikaseka. kuki wabikoze twatangiye ikiganiro ubwo kuki wabikoze ibiki nakoze ibiki imyaka 3 ubanyemo na vava imyaka 3 yari ishize wenda mubana nk'umugore n'umugabo tuzi ko wari umugore ariko waje guhinduka ujya gushaka abagabo uva mu gushaka abagore bagenzi bawe byaje kugenda bite kugira ngo icyo cyemezo ugifata umureke ujye mu bandi wenda mudahuje ibitsina? oya like ntago namuretse kuko n'ubu ni inshuti yanjye like turacyari inshuti turacyafitanye umubano nk'utwe dufite imbere gusa ntago tukiri abasheri like ntago ngewe nkiri lesbienne ntago nkiri umutinganyi so gusa ntago ibyo bivuga ko wenda twanganye cyangwa se ikintu inshuti yanjye cyane ashobora kumufasha ndi mu kibazo nshobora kumufasha ari mu kibazo turasurana cyane hano ndahahora cyane so numva ari ibintu bisanzwe nta birenze birimo. Very good. Mucyo kunavuze no kubona birafunze amatwi ntago nyiri umutinganyi senyiri umulesbienne ni inshuti yanjye hano ndahahora nyine si ubivuze nyine arabivuze niba bivuze okay wowe uracyari ibiki nkuko abitubwiye kuba ukiri umulesbienne ariko ndumva nta n'ikibazo kirimo kuba umulesbienne ntabwo ari igikorwa kirenze nyine ku buryo umuntu ahora agisubiramo nta birenze ndiwe ugize uti nta birenze uracyari umulesbienne tuvugana bambwiye ko ugomba kubivamo kurimo gushaka umukobwa mwiza w'igikara nawe arahari muri rusange wabisubiramo cyangwa ari inama yakugira muri rusange yo kuva mu byo urimo? ntago mu byo uvuga ntuvuge ngo ibyo ndimo se n'ibiki ni ibisanzwe nta birenze ni ibintu biri aho tu nta birenze. Zuzu turacyakubaza watewe n'iki kuvuga ati mfata umwanzuro kuva mu byo narindimo? Nuko nabonye bitari ngombwa. Yeah. Ntabwo ari njye ubwira abafana bacu b'abafana banyu dusangize byagenze bite? Impamvu nyine nuko nabonye atari ngombwa kandi nabonye nyine atari ikintu umuntu yakora so cyane ko imiryango inshuti abavandimwe ntabwo bigize babyishimira so niyo mpamvu nizo mpamvu zo ku giti cyanjye sinzi abandi ntabwo waburuza abandi uburenganzira bwabo ariko ubu ngubu ngiye ku giti cyanjye nabonye atari ngombwa mpitamo kuri stopinga. Byiza cyane turagenda dusangira ijambo ushobora kuba wumvishe ibyo yavuze buri wese aravuga ngo kamika muntu ni umutima we wamushyigikiye mu byo yagiyemo agahinduramo ubuzima bwe cyangwa byakugize ingaruka umuntu mwamaranye imyaka 3 mukundana? Ngiye nta kibazo mfite nta ingaruka mfite byangizeho nta kibazo ni ubuzima bwe afite ubuzima bwe nawe mfite ubwanjye ndumva nta bindi bintu byo kujya gutekerereza umuntu ni uburenganzira bwe afite amahitamo nta birenze ngiye ikintu ndumva nta rindi jambo navuga nyine ibyo kubwira nyine ubyumve gutyo ngiye nta bindi. Dusubire wenda inyuma mubonana ubwa mbere wambwiye ko byari muri 2018 gutangira mwigeze mwari mwahuriye Pilipili. Hari impamvu okay Niba yeah twahuriye Pilipili. We ambwiye muhuriye mwari mwahuriye mujya noneho guhagarika ibyanyu dusangize ndetse n'abadukurikiye byari hehe byari biturutse kuki kugira ngo tuvuga ati ngiye muri ibi mvuye muri ibi hari hehe? Byari aho twabaga kuko hari aho twabaga twese njye nawe nk'urugo rwacu so niyo twavuganiye ndamubwira ati bigenze gutya na gutya so ntago nyine bigishobotse so ntago bikwiyeho ko tuzakomeza tukaba inshuti cyangwa se kugufasha cyangwa se ukamfasha gusa nyine ntago kiriya gikorwa cyari kiri hagati yacu twembi kigikomeje
so nuko twabiganiriyeho nk'abantu bakuru mubwira impamvu zanjye mubwira icyifuzo cyanjye so arankundira arabyumva ariko ubucuti bwo buracyariho nta kibazo. nawe yarabitubwiye ko ubucuti buracyariho natwe icyo twifuza no ko ubucuti bwanyu bukomeza bugasagamba mugahurira muri gahunda z'akazi wenda ibindi ntibize ariko nk'uko uri muramureba ngira ngo murebane turebe nta kibazo murebane oya nese kufite induru wavuze ibyo uvuga ntago ari umva uri aho bigeze uri kunkasira mani vuga ibyo tuvuga birangire munaka ngo mwanya we nawe ngo wiyemere ngo wishyire umunaka bugoye butamwa ngo ushobora ngenda arimo nagenda urabaza ushobora kumbwira uko ushaka gusa dukorera abanyarwanda kandi tubereka kimwe cyose kigiye gitandukanye ndabibuka ko dukora bwa mbere byose twarabyerekanye n'ingiye waberekanye turacyari hano turacyakomeza ndarabifuriza n'ibyiza impamvu mu murebane nuko mudashaka kurana mu maso nago bikure nazo nabonye nyine nirago bikure ibyo wibyitaho ukora ibyo ukora ubundi uva ugende yenye ni rwa rukundo ko mufite muhuriramo urashaka iki ko wasaze ntabwo nasaze urabaza iki muhurira ndahazi nyine ni muri filime zidahari ushobora kubona ko nyine nta mwanya ibyo turimo ubu ngubu duhurira muri business gusa nta kindi kintu duhuriraho kuko yaguze imodoka wowe nta modoka uragura ashaka ko wenda yarazamutse mu ntera ugahita uvuga ati oya imodoka ni ibintu bisanzwe umuntu aba afite plan nyinshi ushobora kubona amafaranga ukavuga reka ngure imodoka niyo nkeneye cyangwa wenda undi akabona amafaranga akavuga reka ngure inzu undi akayabona reka ngure iki nyine buri muntu aba afite icyo akunda mu buzima ushobora kuba yaravuze mbonye amafaranga reka ngure imodoka wenda nanjye ngagura ikindi kitari imodoka yego ntabwo bikureba ariko gana ko waguze igipangu ntabwo bikureba nta kintu bakunzi ba Kigali TV nkuko mubona turi hano aha twicaye ni muri jaride kwa Vava kandi tuzi ko ari iwe ariko reka tuzakura turebe neza koko nimba ari byo ariko 90% niwa nta nese birakureba bigutwaye ikize ahubwo niba baba baragize igitekerezo kizima kagura inzu wenda kagura imodoka wenda ashobora kuba yaraguze imodoka yarasanzwe afite n'inzu Nyegera sha bebe nyegera sha ntago ari ngombwa kuvuga ibintu umuntu afite niba mfite imyenda ibiri ntago ari ngombwa ngubwira imyenda ibiri wenda mfite uburyo mbigenza ariko igikuru nuko tugiye kumeka umwuka w'ubuzima turiho kandi dushima Imana aka kanya wabwira iki sheri wanjye arabizi ndamukunda so nta kindi aba gufashe nabi ukiri muri za nzira z'ubu lesbian wabasangiza iki bihangane nyine bazabyibagirwa kuko ndundi muntu mushya nicyo numva nababwira umuntu wigeze kureba ikiganiro twakoranye ubwo yabimbwiyeho ku bantu babiri wowe Vava na Zuzu arambwira ati Vava ni umukobwa uremetse buri hamwe hose ati kandi afite isura nziza ati kandi umukobwa uvuga makeya ati biriya bintu bivuyemo byaba byiza kuri ubu ngubu nyine nanjye ndabizi n'umukobwa uvuga makeya utuje ariko njye yajya ngurukana hajya anyuzamo agahita nanuka ariko nta gahinda afite n'umubabaro ubu ngubu abadukurikiye murareba buryo ameze ntabwo yishimye ariko birumvikana abo bantu bavuze gutya babwira iki seka neza sekura muri kamera ntabwo uri muraseka nta kintu yantwara yakora ikizi nta kintu yaza ambaza nawe arabizi so abantu b'abashuti banjye ndabakunda cyane nanjye turabishimira nta kindi kintu nababwira bakunzi bacu n'ibima nshaka bisoje bose basetse dukora iki nyine nta kibazo nta cyabaye nta gikuba cyacitse nta kintu cyabaye nta muntu wishe undi ni ibisanzwe tumeze neza turishimye undi arongera aravuga ati Zuzu ndeba ariko
Zuzu ni umukobwa mwiza, afite amaso meza, afite n'iminwa myiza. Umuntu urimo kukurya uraza kumbwira nuko duhora twisekera sha buzima ni butoya. Ati ni umukobwa ugiye ushinga uteye neza, ati uzamubwira ati ve muri biriya bintu, ngira ngo uriya muntu yari ameze nk'umuntu ukuragurira uhita ubivamo, ariko njye narabimenye ndaguhamagara ariko se iyo unyitaba ukwezi kose nguhamagara buriya nari ndi gufata umwanya wanjye kuko urabizi ko turi no muri guma mu rugo, so ntago nari gufata telefone nta kintu n'ubundi byari kuba bimeze. Gusa ntago nyine nkiri ibyo bari banziho, narahindutse just abantu bazabona impeta. harya wakonaga kumwita ngo iki? Yarambwe ngo yakona kukwita bebe de moi. Nanjye niko namwitaga nyine gutyo uvuze. Yarabyivugiye oya. Namwitaga bebe de moi, nyine amazina y'abantu bakundana. Abo ngo bose bamwita gute? Bava girlfriend. Aha, iyo bavuze ariko ngo urukundo nirwogere abadukurikiye bavuze gute? Mwandike muri commentaire. Ingo z'iki gihe zirasenyuka, abari fiance bagatandukana, ibiki n'ibiki bikabatari. Wenda reka turakomeje ariko turagana ku musozo. Ndane bajya kukubwira ko wambaye neza. Murakoze cyane. Twagendanye. Inzara zawe Pink. hejuru y'ingoyi yawe abahita gute harya hano? Nyine naho hari apana mu Kinyarwanda. ntago mbizi. Mu Gifaransa? Ntabyo nzi. Mu Kinyarwanda? Ntabyo nzi pe. Mu Kinyarwanda ntabyo uzi? Nyine nzi ko ari mu maso hose. Aha nyine aha. Aha se ntago mbizi, ni kujisho. Iryo bara baryita gute? Pink. Cyangwa rouge bordeaux? Ntago ari rouge bordeaux, ni pink yerurutse. Iryo herena risobanuye iki iri ku zuru ryawe ahagana ibumoso? Ni imitako y'abagore ibi ngibi. Aka kantu wambaye aka ndimo ndabona ku kaguru kawe. Byose ni imitako y'abagore, amashanete, ubukomo, amaherena, amagurumete, vernet, byose ni imitako y'abagore. Ati byose ni imitako y'abagore. Nushaka umwitabe nta kibazo mu kiganiro. Imitako yose y'abagore. Ako ka rasta gasobanuye iki? Ni ka rasta nyine, ama rasta girl. Iriya tatuwaje isobanuye iki? Iyi se? Urabizi izi ni imfunguzo z'imiziki, uru ni urufunguzo rw'umuziki uraruzi, so ni American music, so iyo ni imitima bifatanya. Egama ku ntebe nkubwire. Okay. Neza hano nshaka kwerekana sinirwe mavuga cyangwa mavuge. Cameraman mavuge sinirwe mavuga. Okay, fata akaboko k'ibumoso bwawe ukagere gutya ku ishati yawe. Abantu banditse gute? Handitse dreams doesn't work unless you do. Okay, sobanuye? Inzozi ntabwo zishobora gukora atari wowe uhagurutse mu byikorere. Okay. Inzozi zawe nizo zatumye uhinduka ukajya mu byiza. Ntabwo nyine ushobora kurota imodoka uyifite ngo just wicare ngo uyitegereze. You have to work for it. Ukayibona nyine nko kwishaka nko kwitekereza. Mwabyumvishe. Hanyuma ku kaguru kawe k'ibumoso hariho tatuwaje ku kirenge. Isobanuye iki? Handitseho one love. Kunda. Okay. Yerekane gutya uzamaka akaguru. Nzi ko wambaye ipantaro nta kibazo. Nanjye siyashaka ushaka kureba ibintu byose. Oh, iyo ngiyo ni ni volume, n'utuntu turi kuri radio, sinzi niba mutuzi, twa volume, pause, next and reviews. So hari aho batarukiriza n'abasubiza inyuma, hari n'ahantu hari utuntu dushushanyije nka music. Sikerekana nyine baguye ahantu. Of course. Ibyo nibyo nashakaga. Ibi bisobanura iki kuri wowe? N'utuntu nyine tugaragaza ibintu mu buzima, ko ushobora connectinga cyangwa ukisubiza inyuma cyangwa ukihagarika cyangwa nyine gutyo. Cyane. Vava twarabyerekanye.
bashakaga vava nuko mugomba kwicara twara kuko rwa rukundo batubwira ngo mukundana nk'abantu bigeze gukundana nk'abavandimwe mukorana business. Niyo mpamvu we wenda amagambo yawe yari make ariko byari byiza ko bicaza. urakoze Abishaka urakoze ariko shamura cyari na bamwe hari kano kantu bakita gute muri za filimi z'abahindi iyo bashyuka akaburo kadometseho k'umukara bakita sindiro. ntago mbizi ibyo bintu ngewe. yarabawe bambe nimumurenganye ni na abibabaje wowe warangiriye mu ariko bite byawe yejo nshaka nuko nawe uzabiva ntago bikureba mani n'undi munsi ujya umenyera abo mungana njye ntago tunga nakuruta icyakuzanye hano kuri akazi ariko ntukinjire mu buzima bw'abantu uvuga ubusa ntazerangiza umuntu yigendere mani nuko atengeye namuzi ngo nguki rangiza ibyakuzanye umuntu yigendere soza ibyakuzanye nyine uri wabaho ubwo utwirukane hano mani ngenda rambiwe rero murangize tu ubutumwa ugenera abanyarwanda muri rusange muri bino byo byo kwirirwa muri biro byo kwirinda covid-19 kuri umusitari unyakumbuga zigiye zitandukanye kandi ubutumwa bwawe bwagira kuri umwe wese. nyine ngewe ubutumwa nabaha muri covid ni ukomeza kwirinda bakambara agapfukamunwa bagashiramo metero hanyuma nyine tukareba ko twarwanya kino cyorezo kikavaho. Nanjye nuko ntacyo nabihindura. Nyine dukomereze hamwe kwitwara neza kuguma mu rugo very well kwambara agapfukamunwa neza no gukoresha sanitizer. Arya Zuzu uheruka Dubai rya Merukayo mbere ya covid I think so maybe in January ariko uyu mwaka urangiye okay na twakomeje ukwezi barateganya gusubiraho ryari n'ubu nasubirayo mbonye ibinsubizayo nyine akazi mba ngiyemo karamutse kabonetse najyayo n'ubu. Hari ikintu wanyemereye Kigali TV bababwiye wanyemereye telefone ya iPhone uzayinzanira hano nta kibazo inshallah byose tubishobozwa n'Imana. Oya ntabwo mbisetse ngiye nkunda guseka ariko byose tubishobozwa n'Imana. Impamvu afisetse nuko bihimbiye aha Zuzu mbihimbiye oya ntabwo bihimbiye aha ariko inshallah byose tubishobozwa n'Imana. Turashoje noneho abagiye kubabona bakabona wenda couple yanyu irasenyutse bitega iki kiri imbere bivanyeho rwa rukundo rwawe na vava rwa buri munsi ruri aho ngaho muri business bitega iki muri rusange. Ikintu numva nkuko nabibabwiye mbere ntabwo ubushitsi bwanjye na vava bwarangiye wenda urukundo rwari ruri hagati yanjye nawe rw'ubutinganyi rwararangiye ariko hari ibintu byinshi dufitanye ibikorwa dufitanye movie turi gukora hari series dufite yitwa Bugwate hari n'izindi nyinshi cyane so icyo basabwa just bajye kuri GB group bakore subscribe share and like and also comment so n'ibindi byinshi bizaza bazabimenya bakora ibyo ngibyo gusa kuri GB group. Tubabare kuba bashyitse bagiye batagoseze mbonye bagira gutya tubabari nta kibazo bagiye baragira y'amahoro. Kwemegana nigoma mu rugo nimba ntacyo ujya gukora abakoraga tuziye dutandukanye bagabanyije abakozi nyamuneka mugume mu rugo akazi kanyu mukagume mu rugo. Okay turashoje mugenere abakunzi ba Kigali TV cyanakunzwe cyane bakomeze badushyigikire n'ibyo agaciro muri commentaire subscribe like share ndetse na comment mu gihe cyo mubagira hanyuma twisoreze. So ikintu tubagenera icyo tubagenera twarakibagene ko twabashizeho hariho channel twayivuze GB Group Kingdom hama hari serie yatangiye gucaho yitwa Bugwate series ikintu twabasaba no kuyikurikirana bagakora subscribe share like ubundi bakazajya bakomeza kutubona kuko ni lifestyle ni buzima busanzwe buri muri iyo movie ni ibintu bisanzwe nyine ubuzima bwacu twagiye tubamo
ya bashobora kuzajya badukurikirana bakoresheje ubwo buryo, bakazajya baca kuri GB Group Kingdom bagakora subscribe, hanyuma bakazajya babona iyo seri buri gihe uko agashyashya kaje bakahita bakareba. Nibyo bintu twababwira, niho hantu bagiye kuza batubonera cyane. Ikindi twababwira nyine ni ugukomeza bakiyitaho bakirinda kugira ngo nyine nabo bagumane ubuzima bwiza. Nanjye ni ibyo bakore ibyo byose avuze mugenzi wanjye, bakomeze no ku reka kumfashe mikoro. Oh my gosh, gusa njye nabivuze mbere nta kintu ndi buhindureho, ntacyo ndi buhindureho, nta nubwo ari ngombwa kubisubiramo. Ikintu nabifuriza bakomeze birinde covid kugira ngo bakomezanye ubuzima bwiza. That's all. Abantu wenda batekereza kuba bakora umwuga nk'ura mwakoraga noneho baho ubutumwa. Nta kintu nakora ngo uzabishaka azabikora, utazabishaka azakomeze yitware neza nyine nk'abandi bakobwa. So ntabwo nabwira umuntu ngo uzabikore cyangwa se ntuzabikore, ubifite muri gahunda yo kubikora. Of course nta kintu already wakora ngo umuhindure mind ye. So uzabyifuza ntabwo twamubuza azabikore, gusa si byiza ku giti cyanjye, simbivuge gutyo kugira ngo n'abandi bari byo wenda bumve bafite ikibazo. Ntabwo ari byiza ku giti cyanjye. So ubikunda nta kibazo, utabikunda congratulation azakomereza aho ngaho. Ubwira abashaka kubikomezamo nk'inzira ukomeje cyangwa badashaka kuba babijyamo, kugira ubutumwa ubagenera nsorejeho. Ngiye mpora mvuga ikintu kimwe, buri muntu nyine aba afite amahitamo ye. Uwaba abikora nyine azi n'impamvu abikora, afite n'ibyiza abonamo n'ibyishimo abonamo, akomeze. N'uwo nguwo utabikora ari umukobwa nawe akaba afite boyfriend, nabo nibakomeze nyine, urukundo ni rwogere. Yego. Turabashimiye. Namwe turabashimiye cyane. Turagushimiye. Murakoze cyane. Dushimire namwe mwese mwagiye mudukurikira, byari by'agaciro. Ariko dushoreje aha muri rusange abakobwa beza mwababonye, ariko icyo dukeneye ngo bigomba guhinduka, bigomba ibikize njena cyace Imana izakugirira kuri Imana izakugirira nago bikureba mani imbere mani genda giye wiza n'ubugambo bwinshi hanga mani na buri muntu afite business zimuntu ifite ibibazo bye urabaza iki. Urakoze. Murakoze cyane.